Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Nyamara mu gihe cya Sodomu na Gomora ibyaha byaragwiriye, abagabo bashakana n'abandi bagabo, abagore bashakana n'abandi bagore. Iki cyaha cyabaye imbarutso kugira ngo Imana irimbure Sodomu na Gomora. Muri iyi minsi, muri iyi si turimo uyu munsi, iki cyaha kireze. Nyamara Satani atwereka ko ntacyo bitwaye. Ku basomyi ba Bibiliya babona bitoroshye, ari icyaha Imana yanga urunuka. Tegura inzira zawe, ntegura inzira zanjye kugira ngo turebe ko twazakira nk'uko Loti yakize. Turebe ko twagira umugisha nk'uko Aburahamu yagize umugisha. Uyu munsi turaza gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 20 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 18. Umutwe w'iki gice uragira uti: umwami w'i Gerari acyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu. Umurongo wa mbere: Aburahamu ava yagenda yerekeje i Negebu, atura hagati y'i Kadeshi n'Ishuri, asuhukira i Gerari. Umurongo wa kabiri: Aburahamu avuga Sara umugore we ati: ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramujyana. Umurongo wa gatatu: maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro, iramubwira iti: umeze nk'intumbi kubwa wa mugore wenze, kuko afite umugabo. Umurongo wa kane: ariko Abimeleki yari ataramwegera, arayibaza ati: mwami, wakwica ishyanga nubwo rikiranuka? Umurongo wa gatanu: ubwe si we wavuze uti ni mushiki wanjye, n'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati ni musaza wanjye? Icyo nkoze icyo ngikoze mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Umurongo wa gatandatu: Imana iramusubiriza mu nzozi iti: koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho, nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Umurongo wa karindwi: noneho usubiza uwo mugabo umugore we, kuko ari umuhanuzi, azagusabira ukarama, ariko nutamusubiza umenye yuko utazabura gupfana n'abawe bose. Umurongo wa 8: Abimeleki azinduka kare kare, ahamagaza abagaragu be bose, abatekerereza ibyo byose, baratinya cyane. Umurongo wa 9: maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu aramubaza ati: watugize ibiki? Nagucumuyeho iki cyatumye unshyiraho njyewe n'ubwami bwanjye icyaha gikomeye? Wankoreye ibidakwiriye gukorwa. Umurongo wa 10: Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati: wabonye iki cyagukoresheje ibyo? Umurongo wa 11: Aburahamu aramusubiza ati: nuko nibwiraga ntashidikanya yuko aha hantu nta kubaha Imana guhari, kandi nanjye nari nzi ko bazanyica bampora umugore wanjye. 12: erega ni mushiki wanjye, ni mwene data, ariko si mwene mama, kandi koko naramurongoye. 13: kandi ubwo Imana yankuraga mu nzu ya data ikanzerereza, naramubwiye nti: iyo niyo neza uzajya ungirira, aho tuzajya tugera hose ujye uvuga yuko ndi musaza wawe. 14: Abimeleki azana intama n'inka n'abagaragu n'abaja, abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore we. 15: Abimeleki aramubwira ati: igihugu cyanjye kiri imbere yawe, uture aho uzashaka hose. 16: abwira na Sara ati: dore mpaye musaza wawe ibice by'ifeza 1,000, nibyo bizaba ibyo gukinga mu maso yabo muri kumwe bose, ngukuyeho umugayo imbere ya bose. 17: Aburahamu asaba Imana ikiza Abimeleki n'umugore we n'abaja we, barabyara. 18: kuko Uwiteka yari yazibye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahora Sara umugore wa Aburahamu. Icyo cyari igice cya 20. Reka mbabwire ngo mujye mukora ibyo Uwiteka ashaka, mujye mu nzira ikwiriye. Soma dusome Bibiliya. Iki ni Kibabi TV. Turabakunda, mugire umunsi mwiza.